mukobwa ninde izina rye izina se ko yabuje kumutangaza cyangwa mfite benshi akaba ariyo mpamvu banza kubivuga natasheri se wambuje kugutangaza yarambuje arakubeshya aho uri hose sheri urabyumva yitwa sheri yitwa sheri izina ariko narabyumva kuko abantu benshi ushobora gusanga ari Yvette kandi aba Yvette ni benshi baje ni benshi izina ntabwo ari ikibazo kubera icyo uri gushaka ko mvuga izina twagira ngo tumenye kuko nimba nawe ahubwo wambaza izina mwita umwita irihe buri kimwe cyangwa se urukundo urukundo mwita urukundo ni urukundo rwawe of course mwaruko iyo murimo murabana mu buzima busanzwe ni iki mukunda kuvuga cyane iyo mukunda kujya okay Rocky ni umuntu utandukanye akunda gushaka kunjyana mu masengesho kandi ntabwo duhuje idini nakanga urumva yashaka kunjyana Kadeshi na Kanyarira na Kabyanga nakamubwira ko idini asenga amatari rye wowe usengera muri iki of course nitwa Rafat ndi Muslim utambaye nk'abisilamu kandi siko abisilamu wowe usenga mu baki umurokore ngo murokore gute se abarokore nsengera abantu bose twararokotse mwararokotse usengera nsengera kwa Gitwaza Bibiliya ireze Bibiliya iri muri telefone kwambara nk'abasilamu ushatse kuvuga ni gute bakunda kwambara ibintu by'ibikanzu n'amapantaro amasuna amasuna niko muyita reka nkwereke suna yawe iri he sungubu ubwana yereka abakunzi bawe bayirebe neza keretse kamera abantu banyu niba afite ikibazo ariko niba nta kibazo afite ubwanwa ngira ngo barabubona neza ninde ukogosha aba ufite inyogosho nziza umuntu unyogosha yitwa Boris akorera mu Kiyovu cya Kagugu mufatira agakasika kaza yitwaje ibikoresho akanyogosha cyangwa se umuntu wogoshe Rocky yaranza kumwogosha yavuye aho aba nanjye akanyogosha gusa nyine tu ntabwo nategereza ko Rocky ajya kwiyogoshesha kugira ngo uwo muntu aze ahubwo njyewe mpamagara nanjye umukwaferi uzi amafaranga dufite nta muntu ujya utugurira ibintu wowe twerekemo mbereke iki twereke amafaranga nanone utanteze ibisa ninde wakubwiye kwambara ino sitire cyangwa ufite umudizayina waba waguteguriye kwambara imyenda mfite umuntu unyambika ninde yitwa Papa cyangwa akorera mu mujyi ni unyambika ukabwitiramo ngo uyu munsi urambara gutya inkweto no ntabwo ari umwitiramo ngo uyu munsi urambara gutya gusa ampa imyambaro nkahitamo kuyambara nk'ubu ngubu haramutse hari imvura ntabwo wambona nambaye n'umupira cyangwa se ntabwo wambona nambaye gutya iyo ugiye gukunda umukobwa nicyo ugenderaho ni inzobe ni igikara ni iki no njye ntabwo nkunda uruhu ndi imyifatire imyitwarire umutima mwiza ku buryo ntuzambonana nawe azumva ko uri kumwe n'umuntu mwiza ugira ubuntu ariko atari bwa bundi butiza urugi uburyo twaba twicaye nk'ahantu turi kunywa nka ka cyayi yarangi akabona umuntu unyweye icyayi adafite capati akamubwira ati uriya muntu se ko yari akwiye nk'agacapati atitaye ngo yari afite amafaranga n'icyo yashakaga gusa akaba nkasanga fagitire yanjye yazamutse bitewe nawe kubera ubuntu agira bwo kugurira cyangwa se bwo gufasha mubaze nuza byerekeye n'uburyo